murakoze cyane. Tugize amahirwe yo kubana namwe muri kano kanya ku murongo wa telefone. Mwatangira mwibwira abaduteze amatwi Radio Umucyo FM. Bari babizi neza ko turi buze kubana muturutse nyine muri korali abatwara mucyo, ariko twabasaba kugira ngo mwibwira abaduteze amatwi. Nitwa Ntihinyuka Azariya, abandi umwe mu bamaze iminsi muri korali abatwara mucyo. Yego, korali abatwara mucyo cyane cyane iyo umuntu yumvise ibihangano byayo yumva ari korali ishobora kuba yarabayeho mu gihe cya kera cyane. Yatangiye ryari ubundi? Korali abatwara mucyo yiswe iryo zina mu 1979. Niho iryo zina ry'abatwara mucyo twarishyizeho tuhita dutangira ubwo yatangiye n'ubundi yitwa abatwara mucyo? Oya, yatangiye ari akagurupe, ari agatsinda kitwaga korali Kimihurura. Yego, kuko twasengera ku Kimihurura twari tutaraza ku Kacyiru. Hanyuma rero itsinda rimaze kuba rigari turatekereza reka noneho twite izina nyazina, none nubwo twitwaga korali abatwara mucyo. Yego, mugitangira intego nyamukuru yari iyihe? Cyane ko numvise mwatangiye muri itsinda ritoya, rimwe na rimwe hari igihe amatsinda atangira gutyo ari matoya ariko ugasanga atangiranye indi ntego atari uguririmba. Mwebwe mwatangiye mute? Intego nyamukuru yari iyo kuvuga ubutumwa. Icyo gihe i Kigali amakorali yari make cyane, noneho abantu bakishyira hamwe batireka tubwiriza ubutumwa. Burya amakorali yacu y'Abadiventiste intego nyamukuru ya mbere ni ukuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abatabuzi, abatazi Yesu bamumenye. Yego. Reka duse nk'abinjira gatoya mu bihangano byanyu. Hari indirimbo yitwa Umuraba, ngira ngo iri ku muzingo wa mbere w'amashusho niba ntibeshye. Iyi ndirimbo ubundi iyo umuntu ayumvise yumva harimo ikinyarwanda gikomeye cyane, ubutumwa mbese ntabwo ahita abasha guhita bukurura cyane. Ubutumwa bwari bukubiyemo ni iki mwashaka kubwira abanyarwanda muri iyi ndirimbo Umuraba? Umuraba ni indirimbo twakoze, mbese nubwo ubona yasohotse ku muzingo wa mbere muri DVD, ariko muri audio iri ku muzingo wa kane. Iri ku muzingo wa kane. Ni indirimbo mbese uzi yuko izo ndirimbo twazikoraga nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Ubwo rero abahanzi barahangaga bakurikije igihe twarimo. Nuko umuraba, igihe umuraba wazaga mu nyanja tuba twaragiye umuhengeri, aho harimo amagambo menshi ya gihanuzi. Inyanja isobanura abantu benshi. Rero umuraba ni ibintu by'amakuba, ibintu by'akaga byagiye mu bantu benshi. Ntabwo rero abantu ibyo babisobanukirwa n'ubuhanuzi ujya tuba turirimba. Igihe umuraba wazaga mu nyanja ni nk'uko wabuze igihe intambara yateraga mu Banyarwanda. Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo Imana itahaba byari kugenda bite ko nta n'umwe wari kurokoka. Nicyo twari tugambiriye hano. Impamvu y'ibi ngibi ni ukugira ngo abantu babashe kuba basobanukirwa, babashe kumva ubutumwa nyamukuru buba bukubiye mu gihangano. Cyane ko rimwe na rimwe burya mu buhanzi abahanzi nyine barahanga, kandi umuhanzi burya hari igihe aca inyuma akazenguruka, ubutumwa mbese ntibuhite bwumvikana ako kanya, bigasaba kubusobanura. Niyo mpamvu rero y'ibi ngibi no kugira ngo abanyarwanda babashe kuba basobanukirwa ubutumwa nyamukuru. Rimwe na rimwe hari igihe usanga nyine abahanzi baciye mu nzira iziguye cyangwa se itaziguye kugira ngo bageze ubutumwa kubu bugenerwa. Ntabwo ari mwebwe mwenyine, natwe nyuma ya Jenoside ahantu twajyaga Jenoside yakorewe Abatutsi twajyaga kuririmba, twagombaga kubanza tukayisobanura. Tugasobanura ayo magambo icyo avuze. Ubundi umuhanzi nyamuhanzi ni umuntu abantu baza bakurikira bati burya washaka kuvuga iki. Na Yesu burya yajyaga kwigisha abantu, yigishaga mu migani, nuko abamushaka bakamwegera bati ese buriya washaka kuvuga iki. Noneho Yesu akabasobanurira akababwira icyo ashaka kuvuga, ariko abatamushaka bakigendera nta kintu bitagaho. Natwe rero twagerageza kugenda indirimbo nyinshi zirimo Ikinyarwanda dushaka gufasha n'abana b'iki gihe bakamenya Ikinyarwanda icyo ari cyo,
noneho kuko turi abantu bakuze tukagenda tubasobanura tuti byashakaga kuvuga gutya, byashakaga kuvuga gutya. Niyo mpamvu twahimbye. Hari n'izindi ndirimbo tugira ziri mu kinyarwanda kizimije dushaka gufasha abanyarwanda gusobanukirwa n'ikinyarwanda icyo ari cyo. Yego. Ariko nanone twifashishije Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Yego. Tugarutse gatoya kuri mwebwe, muracyari muri korali Abatwaramucyo? Rwose turacyarimo. Kuva icyo gihe kugeza amagingo aya ngaya? Kuva icyo gihe kugeza amagingo aya. Imyaka numva ari myinshi cyane. Ndi iki kibakomeje muri uwo murimo? Burya dukomezwa n'imbaraga ya Yesu Kristo. Yego. Iyo ugiye mu by'Imana, umwuka w'Imana arakumanukira. Noneho akagukomeza ntucike intege, ugakomeza mu murimo w'Imana. Nk'ubu nkanjye numva rwose igihe nzaba ngihumeka cyose, nzaba nkibashije, nakora umurimo w'Imana ndirimba. Amen. Tugenda tugana ku musozo wa kino kiganiro kigufiya tugiranye, turiho turagenda tugana ku musozo w'umwaka cyangwa se mu mpera z'umwaka, harabura iminsi mikeya. Mu gihe turi kwitegura kuwusoza, ni ubuhe butumwa mushobora kuba mwageza kubemera Imana isumba byose bose aho bari hirya no hino hagiye hatandukanye, yaba bari hano mu Rwanda ndetse n'abari hirya no hino ku isi? Abantu bemera Imana ni benshi cyane kandi bumva izi radiyo za Gikristo. Tunejejwe rero no kubagezaho ubutumwa bwiza bwo kudasaya mu bibi, bwo kwibuka gahunda Imana yabavanye, byo kwibuka ko bagihumeka. Noneho iminsi mikuru ikaba iminsi mikuru yo guhimbaza Imana, aho ko iminsi mikuru yo kurya no kunywa no kujya, ahubwo tukazirikana aho Uwiteka yatuvanye, noneho kubw'uburinzi bwe tukamuhimbaza kandi tukamuririmbira. Nubwo butumwa twatanga. Murakoze cyane, reka tubashimire kubw'umwanya muduhaye, ariko turifuza ko wenda umunsi umwe korali Abatwaramucyo twazaba tutaramanye nk'hano muri studio z'102.8, ayo mateka yose tukayava imuzi rwose, tukavuga amavu n'amavuko ya korali, tukareba n'iby'Imana yabakoresheje bigiye, kuko birahari byinshi cyane. Mwahimbuye imitima y'Abanyarwanda aho bari hirya no hino hagiye hatandukanye, cyane ko hari n'abakunzi banyu bagiye batandukanye bari mu gihugu cy'u Burundi, rwose bakunda ibihangano byanyu. Rero Imana nibikunda nk'umunsi umwe rwose ni ukuzashaka umwanya tukatarama, tukavuga ibyo byose, tukavuga imirimo y'Imana no gukora kwayo. None se korali ko ihari nta kibazo rwose, turi tayari, muzadutumire tuzaze, tuzane n'itsinda rigari rinini, kuko harimo n'abadamu bakuze, harimo abagabo bakuze, harimo n'abajene bakiri batoya, abakobwa n'abasore. Ubwo tuzaza dutarame, noneho tugeze ku Banyarwanda ibihangano byacu byinshi. Yego, murakoze cyane rwose. Namwe murakoze, Imana ibahe umugisha. Yego, murakoze cyane.